Mabuja nukuri ko Imana ufite mu kanwa heza byose ka rwose abandi bashyire ingufuri nukuri ko Imana ufite mu kanwa heza acha mabuja nubwo ari igitukutuku ari kuyunguye ayo mu diaspora nawe afite taye nziza shaka kuri wayibonye genda bibabwiye aba diaspora from USA mujye mwifata nk'aba diaspora baturuka za Australia ibyo by'ubwiyemezi bwanyu ebana tension n'ubwirasi n'umwe tuzamufunga mageragere nitugukubita amageragere uvuye muri Amerika tuzareba ko Biden azaza kugukura. Yes, reka ngwikaze kuri Shalom 250 naho turakora subscribe ndakwifuriza kugenda ugakora subscribe ugakora share ugakora na comment ugakora na like. Uyu munsi kuri Shalom 250 tuje kureba umudiaspora uri kuba hano muri apartment hano ku Gisozi no mu diaspora wifuje kubonana na Yaka arambwira ati ndashaka kuzabonana na Yaka nkagira ikintu mwibwira se cyangwa nkagira impano muwa cyangwa nkagira n'umufasha namuha. Uyu munsi rero nanjye nkuko yabinsabye ngiye kubahuza hano ku Gisozi aho umudiaspora arimo araba muri apartment. Wowe cyo ngushishikariza no gukanda like ugakanda share ugakanda subscribe hanyuma ibintu bikagenda neza kuri Shalom 250 twagiye kureba uwo mudiaspora. Yes nkuko mubibona rero tugeze aho umudiaspora atuye. Reka twinjire turebe nimba arimo cyangwa se reka dukumange turebe nimba bahari hanyuma tuganire. Nago wafunze? Yes bamaze kuma karibu reka twinjire turebe hanyuma tuganire n'umudiaspora ikaze. Twamaze kuhagera rero ndabona bameze neza bifunzemo beaucoup derrière abantu. Kuri Shalom 250 twakiriye umudiaspora agiye utangira yibwira abakurikiye Shalom 250 turamukwakiriye kuri Shalom 250. Murakoze. Amazina yawe? Nitwa Bigiraneza Honorine. Wabaga uvuye he? Sobanurire muri rusange. Musanzwe nari muri Australia mvuyeyo mu minsi mike yashize. Uzanywe n'iki mu Rwanda se? Urebye nazanywe n'ibintu byinshi harimo na business zanjye naje gusoza nkaba narazanye no kurana none n'umukash wanjye Yaka najyaga mwumva naramubona ni cash wanjye bibe byose. Ngiye ubwo twavuganaga warambwiye ngo ushaka kureba Yaka avuga nti umuntu ushaka kureba Yaka ibyo byose aramushaka byatari reka mvugane na Yaka shaka kunza bahuze Yaka rero namuzanye uwo namukuzaniye rwose. Uramubona Yaka? Ndamubona neza no musore mwiza cyane nkuko namwumvaga niko ndi kumubona. Ego uri mwiza cyane. Mwe microphone Yaka agira uko okay abakunzi ba Yakamwana aba followers abari Australia nkuko umudiaspora vuye muri Australia avuga ati ngo shaka kubonana na Yakamwana antuka vraiment wa mudiaspora we ndakwishimiye cyane ariko niba nta n'umugabo ufite twabiganiraho rwose kuko njye Amerika yaranyanze ngo ndi umusinzi
n'ubundi daruri kuzinywa nubwo wandemeye rwose icupa naribonye ariko rwose n'umugore rwose nawe aba ari sawa mu ishuka rwose ngahaguruka umuhobere yaka ntushobora no kumuhobera muhobere ukuntu abantu bavuye hanze baba bahumura wapfa gutinyuka umudiyasipora mwa watinyuka ariko ukamuhobera ukumva abantu ukuntu bavuye hanze baba banahumura aya keretse amaye uburenganzira mwa bantu mwe umuntu ugukunda ntabwo yakwima uburenganzira reka tumusabe bw'uburenganzira umuhobere sibyo yaka oya ko yakari crush wanjye ntabwo kumuhobera nabyanga muhobere rwose yakayumva ukuntu abantu bavuye hanze baba bahumura yumva ukuntu yahombye byinshi kuba ataragiye hanze nanjye muhobere umudiyasipora esuwe kuri nishimiye guhura nawe cyane ni ibintu maze igihe ndimo ndatekerezaho final ariko nyine ndacyari gutekereza nawe nayo kurota yaka tukiraho yaka watangiye kumukurikirana ryari maybe ni last year ego mubona kwa bayago ego ngenda mukurikirana ibiganiro bye byose ubu ni nk'ikihe kiganiro uvuze ati yakahangaha ndumva kabisa yakarankumye atarankumye ahangaha ngomba kuzava hano aho ndi nkajya kureba yaka mu kiganiro cye ikintu nkunda kubona akunda kuvuga like akunda kuvuga ko akunda beer n'akanyama n'abagore rero ibintu byose nemeje ko ningera mu Rwanda nzamukorera umunsi we byose nkabimuha byose ibintu byose ashaka umugore amufate ibintu byo kunywa ibintu byo kurya byose uyu munsi ninge nawe umunsi none nayaka cyane tukavurema ekagira icyo akubwira kabisa rwose ngewe icyifuzo cyanjye byose rwose urabima kugira ngo nshakire undi mugore wanyiha nawe ngasamura ku mudiyasipora ko dore se akaba wamushobora aho na wamushobora se akaba wamushobora umugore munini nagerageza rwose nanjye nkumva ukuntu umudiyasipora aryoha ubu ushaka kurya ku mudiyasipora yaka ikibazo se hari ikibazo se urabona wahera he yaka uja rwose wansamuza rwose nanjye nkandika umugore wawe wa mugore wawe yaka wa mugore oya baratuba turi gushutinga gusa ni showbiz nta numwe wari wansamuza barabumva ngo ni bakeza ngo twakoze ubukwe biramugenda mubona iyo ngiyo muri za Australia tuba turi gutwika ni showbiz ariko rwose unsamujeho nk'umudiyasipora rwose ubwo yagusamuza mu buhe buryo yaka ubwo yagusamuza mu buhe buryo bwira abakurikiye Shalom 250 ukuntu yagusamuza ubwo se yagusamuza gute umva wowe gusamura ubwo suri kumva yagusamuza gute hari abantu batazi ikinyarwanda neza bivuge tubyumve urumva ngewe nubwo ndi gato urabona nasesera mwaya matayi kuki nakwinjira mwaya matayi wakwirwamo wakwirwamo wamubwese akamu burenganzira kuki musuzugura abantu ntabyo washobora ubwo urabona ndi sugabo ku buryo nasesera mwaya matayi ngewe hanyuma yaka umudiyasipora gira ikintu umubwira umudiyasipora yaramaze igihe rwose ambwira ko ashaka kubona turabahuje rwose ni muganire icyo nabwira ngewe umudiyasipora wa mudiyasipora rwose icyo nagusaba mbabare rwose nubwo nguri icupa mbabare undemere no ku madolari rwose dore ba nyiribyo ndenda kunyirukana mu nzu nubwo mutubona kuri social media ngo turabasitari twaramenyekanye ariko twarakakaye urumva iyi industry nyarwanda nta gafaranga karimo uretse kubona y'agacupa gusa y'agacupa nayo kurya naho bo nta kintu kirimo rwose mbabare undemere no ku madolari ariko unsamuje no kukimara amafaranga rwose yaba ari sawa rwose none se yaka ari umudiyasipora se na mucoma turabona ari nde wakunda natubwiye tubwije ukuri nago tubwizanye ukuri utagiye kure mucomante yari nepe yarandemeye yamaye amadolari 100
ariko umbwiye ku byerekeranye no mu gitanda uyu niwe nasamura pe ari we na siya dore ko bafite taye zenda kungana ari we na siya bafite taye zenda kungana mabuja nubwo ari inzobe nasamuruye rwose mabuja nubwo ari igitukutuku ariko uyu nguyu ayo mu diaspora nawe afite taye nziza shaka kuri wayibonye nubwo atari inzobe cyane ariko afite size nziza rwose sinakubwiye ko nkunda abakobwa banini bane ariko ufite imyaka ingahe mabuja ufite imyaka 25 muganire rwose ego ariko nyine byerekeranye n'ibyo ngibyo byo kukuremera utuye mu nzu yangahe ni gito ndimo hano haruguru ni gito ni chambrette nikodesha 25 ayo ngeze ubwo ni menshi ni ukuye ngewe umbwira icyo ushaka uyu munsi n'uwanjye nawe gusa byose ndakwemera sinabikwemereye no mwishoka se mwishoka uraburi tayari se ko ndeba ngiye kwanze nkugurire umwe urye inyama ubundi shamabuja ni ukuri kwibara rwose ayatanda shaka umunyamakuru no mu gitandiro mashaka mabuja kandi isome ngure n'akabogo ngure n'inkoko rwose n'inzu ndayishyurira ibintu byose ushaka uyu munsi ndayigukorera kandi seriye mabuja ni ukuri kw'Imana ufite mu kanwa heza uze no kumaho rwose murakoze yego zina ry'Imana uyu useka rwose abandi bashyire ingufuri ni ukuri kw'Imana ufite mu kanwa heza acyamu urakoze cyane ukuri kw'Imana uri icyuki yakafite imyaka ingahe se wowe 35 ariko uyu mwaka nurangira ndaba nuje 36 ufite umugore ko n'abana nta mugore mfite nta n'umwana ngira ukaba utegereje iki se wambara ukanyikundira koko wanyemera yemba mbona abakobwa benshi bagukunda niko ngize chance yo guhura nawe undi abakobwa benshi bagukunda ni benshi cyane nuko nkunda by'uburyarya abakobwa ba hano mu Rwanda bakunda umuntu ufite inoti ubwo nawe nyine urazifite nuri nayo ni bya bintu byo gushutinga gusa bashaka kundiraho hiti bashaka kurya hiti naho ubundi iyo nta gafaranga ufite nta mukobwa hano nta kintu muvugana nuko buryo tuzajyana nditari rwose cyangwa zongera bigende nkuko byagenze ugasi oya nukuri kw'Imana mabusha nizarye Imana unyemereye tukajyana muri Australia bye bye Rwanda sinazongera no kurutekereza uzi nkoni nakubitiwe hano naraye muri stade nukuri kw'Imana wabumanaguye agahinda nagiriye hano shaka uzakujyana tukajya kubayo tukabana hari ukaba madamu wa yakase ukaba umugore wa ya umwana ngo n'abakobwa nabyo uko zino do nta mugabo mfite nta mpeta nambaye na fiance de rwose kwabongeye ko Imana yabinsubije ko Imana yabimanaguye amarira naririye mu isi yagusubirije igihe ahubwo nukuri twamaze guhura gweke kumbari bitangaza Ibango yaka mumaze guhura urumva buri kimwe cyose baragikwemereye bakwemerera kujyana muri Amerika ariko impungenge ze nizimwe bazasanga none wasinze bongere bagusige nicyo kibazo cyonyine nanjye mfite kuma uzanegura imbere y'igihe wenda niba tuzagenda mu cyumweru gitaha inzoga mbe nziparitse rwose njye uzantegure gusa muri leti ariko uramutse untergushye nahita nkwanga nawe ukiri crash mase nubwo wenda uri mu zindi business waretse muri iyi minsi uri tukaba turi kumwe rwose nabyo byiza kugira bashe kuguidinga na discipline no kuma byose nkajya mba nkuri hafi ugeze muri hotel nanjye nkaba ndi hafi kwamfatira nanjye icyumba ariko tuzaturara mu cyumba cye kandi no gufatiye icyumba yagufatiye icyumba ntabwo n'ubuzima rara wiki nabundi mabusha nukuri kw'Imana Nwese ubu ndakomeza mwite mabusha cyangwa mwite sheri kubangukira kubangukira byose ndabyemera akameze mwite mabusha utanyirukana sanga wisubiye feel free ntabwo ari muri Amerika ni muri Australia mu Buraya
ngiye muri Amerika nta nubwo makunda mabuja nkariya muri biriya bihugu byanyu byo mu Buraya za Norvege na hehera Finlande biriya bihugu byanyu byo mu Buraya ngo ni isukari ngo ni freedom ariko muri Amerika iyo ukoze agakosa barakuzirika kandi wowe amakosa wajya warayaremanywe ngira ibyanyu by'ingurube yego kubera iki se ingurube niyo yigaragura mu byondo uko ishaka nanjye buriya nigaragura mu byanyu ingurube ariko njye ntitwadufite turi aho ngaho two gusinda gusakuza mbese siniba sinukana akunda gusinda cyakora nk'undi kimara amafaranga njyewe namaze kunywa ku icupa mbabarire rwose nutanama ndazana hano haba indaya za make oya wepfa kwa ndayikwishyurira ufata icyo ushaka wewe ndayizana rwose uyinyishyure zirahari za make hari za 500 iz'igihumbi ni amadolari ariko ni amadolari cyane amanyarwanda yego ubona basenye kugura byibura nka 50 uyu munsi ko ya 500 y'igihumbi yasenga bishana no kukwanduza bafite indwara nyinshi sinzi like ndakugurira iyo yasenka none uyu munsi no usanzwe ufite igihumbi ndakugurira 50 ariko ntago njya nkoresha agakingirizo iyo ntabyumvikanye ari cyo se uyashobora naripimisha nsanga ndi muzima ndaburarega Imana niyo yirindira umuntu ko ushobora kwirinda sida ukavuga ntago uzabikora wazatusha rimwe ugahita uyandura njye ubikora buri munsi uzirirwamo inda nirirwa mu ndaya natwajya kwipimisha ugasanga njye ndi muzima icya kabiri ngenda nasiramuye kandi umuntu usiramuye dogiteri aratubwiye ngo ku munsi wa sida dogiteri aratubwiye ngo umuntu usiramuye kurwara sida umuntu usiramuye kurwara sida ni 60%. Ntago niba kitariki nanjye n'ubwa mbere mwumvishije ntago muzi ko umunsi wa sida uba hose wa sida cyangwa kurwanya sida umunsi wo kurwanya sida nahinze ngo ni umunsi wa sida dogiteri aratubwiye ngo umuntu udasiramuye kurwara sida ni 60%. na udasiramuye ni 100% upfa kwishyiramo gusa nako kanya ariko iyo usiramuye ufite amahirwe 60% ushobora kurongora umuntu urwaye sida ntuyandure kubera ko usiramuye so icyo nabwira abagore rero mwabagore mwe mufite abagabo badasiramuye mugerageze rwose mubafate mubajyane basiramura abo bagabo banyu bamuka gatarese ndumva bifitemo amahugurwa ahubwo natubwire wewe eko yakudusobanuriye kuko none se keza mbere yuko mutandukana ntago wabyumvaga kwaje wumva ukuntu nimba ari muka gatatu keza njye nakubwiye yuko keza yari show busy nta nubwo nize mukora no kubera bise byari nibyo gutwika gusa ngo twakoze ubukwe ngo keza yabyaye ngo hani muntu byari ugutwika so nukuvuga ngo keza bari mu yindi level ariko twashyize ukuri ahagaragara twababwiye ko twatwikaga abantu bagabanye kutwibazaho cyane uko baravase yaka afite umugore koko ese koko keza yarabyaye koko yaka yamuteye inda so twaratwikaga yari content yakubundi hari umuntu wakubeshyira ko wateye indara hari umuntu wakubeshyira ko wateye inda ntago byabura ariko ngewe rero wa mugani wa mu diaspora ngewe narongoye abakobwa benshi ariko niba nabyara ngiye simbi nta n'umwe wari wavuga ati yakawane ese ubwo bigenda musi n'igite ubu niba yarongoye abakobwa 1000 ninjye wabyara ninjye bugiye kubyara oya ariko cyangwa barababyara bakabakwima kuri umusitari byashoboka bashobora kuba babanyima kubera bazi ko nta mafaranga ngira byashoboka n'amafaranga ugira urayagira umukobwa wa hano umutera inda yabona nta kintu uzamumarira akabeshyira undi muturanyi ufite babo bafite akantu
bavuga turiya rimwe uzagira icyo amarira akandi ariwe wayimuteye agahita abeshyira mugenzi we akavuga ati nuriya kariya n'ubundi mvuze ko ariko kayeneye ntacyo kamarira karakaya ariko wese wamwemera akubwiye ati waneye inda kurya n'izo ngizo za 500 n'igihumbi ubwo aramutse aje nyine akubwiye ati waneye inda wamwemera wumva bamushyira nko mu mago yego afite umutima utari nk'uyu wanjye oya mama njye nigeze gutunga umugore ukwezi kumwe ariko nawe nazengereye niba umugore ngo umunyu washize amakara yashize yagera ku gitenge none wanywa n'iri cupa se wanywa icupa uzi ko mu rugo nta bishyimbo biri ngureke nabaga muri Kongo nawe nazengera ariko sha nawe nabaye inzobe sinumva se muri Kongo haba amafaranga ubwo wazungera n'amafaranga aba muri Kongo cyangwa wirwaga uryamye nta kazi ufite nyine akazi nari mfite icyo gihe twakoraga tudahembwa ariko azungera ko ku kwezi icyo gihe twari ingabo za Kabila twakoraga tudahembwa turi abakorerabushake oya ibyo ntubyinjiremo cyane iby'ikirashi byihorera aho uri kutubeshya ariko ntukajye dusimbukisha wagiye mu ngabo manda yanyu yararangiye hanyuma mu diaspora rero namuzanye ndabahuza diaspora wamubonye ute mu diaspora ni mwiza cyane kandi aranshimishije yaba aba diaspora rwose bari bameze nk'uyu bakajya baza rwose natwe bakatugeraho tugasangira nk'iri cupa tukora aba diaspora bwo baragura nuko baba bafite igihe gito inanga bagahita bisubirira iwabo mu Buraya cyakora nk'uyu mu diaspora rwose mabuja mbabari ukankunda rwose niba nta mugabo ufite ukanyijyanira mu Buraya tukibanira oyange tuzajyana humura nunashima n'umukobwa uzambwire nawe mutegere mujyane nta kibazo uve mu Rwanda ariko nyine ugende hariya wambabara kuko ukankunda nundi ndagukunda suri crashanye sinabikubwiye nundi ndagukunda niyo mpamvu nyine nanjye nagutumye ahantu hose muzanzane yakayaka mbere yuko ngenda yakanara yarayaka nshaka umukobwa mwiza uzatujyana cyane rwose mwemere no kubyara muri iyo byose nzabyitaho ngewe babuje umukobwa ndamuzanire hemase aya kanze ndaze gushaka kandi gakobwa keza mabuje uzatwijyanire rwose nabundi mabuje rwose ukwirirwa unjyanana n'umukobwa waretse nkazaza tukibanira kuko muri igikobwa cyiza aya n'ubundi kubana nago nabyanga urabizi ko nyine uri crush wanjye ariko kubera iyo ndi hariya nago nkunda kuboneka cyane wazagiye unshaka ukambura that's why nshaka kugira ngo uzajye ukunda umugore nzamukwegereza ukunde biye nzi kwegereze n'inyama ubundi no ibintu byose byibonera ku gihe urumva ntazi ubwenge ndaceze bazabari kumwe ni sawa ariko nawe ariko byaba ari sawa tuba turi kumwe humura rwose mabuje urakoze cyane tukavuremo mirafurayi sana cyakora yaba aba diaspora bose bari bafite umutima w'urukundo nk'abo kuki aba diaspora bamwe baza hano bari kwiyemera buri abantu baturutse mu Burayi muri za Australia ndabakunda cyane ntabwo bameze nk'abantu baba bavuye muri Amerika abantu bavuye muri Amerika baza bari kwiyemera bari kutwirataho ngo bararenze ariko umuntu uvuye muri Australia biriya bihugu ngewe icyo nabwira aba diaspora mujye muza hano apana kutwiyemeraho niba wakodesheje akamodoka apana kuza wikangishwa abantu ngo uvuye USA natwe tuzajya USA ntabwo ari mu ijuru kubera icyo abantu bavuye za Australia baza tugasangira n'ikigori tugasangira buri kimwe none si usavuye Australia ko turi gusangira akabyeri ntanguriye akabyeri ariko uwase umuntu wagiye muri Amerika ejo bundi akaza yabyimbye ngo avuye USA ukagira ngo avuye mu ijuru guya nta nubwo ari umwe abantu bose bavuye USA baza bari kutwemeraho ngewe ntago namuvuga nabo ubwabo bariyizi aba diaspora baturuka by'umwihariko USA abenshi baza bari kwirya ukagira ngo ntago yaturutse hano ari uzi kuba n'umuntu yagiye state
kandi hano mwasangiraga urwagwa akiri hano mu Rwanda twasangiraga urwagwa hano muri kariti yarabuze n'igiceri cyo kwiyogoshesha ubwanwa ikijana urumva ariko yagera United State yagaruka hano akahita azana amababu kagira ngo avuye mu ijuru mwagiye mwicisha bugufi we hari abantu baza biyemera dada n'aba diaspora nk'abo ngabo cyane from USA ko abaturutse Australia bo nyambona ntago birata nkamwe nk'uko nawe nta nubwo ari we wa mbere unsuye uvuye muri Australia hari n'abandi biwacu mu nkambi babaza Australia bajya baza kudusura ariko abantu baturutse Australia usanga ari abantu bicisha bugufi muri biriya bihugu byo mu Buraya za Finland Norvege usanga ari abantu bibana bisanzuye urumva nibyo ndi kwibuka n'ibindi birahari ariko ndakubwiye ngo abantu baturuka USA mugabanya gasuzuguro ibyo kujya muza muje kwemera hano it is not good cyangwa se ubibabwire ureba muri kamera kugira ngo bakumve neza babwire genda bibabwiye aba diaspora from USA mujye mwifata nk'aba diaspora baturuka za Australia Norvege Finland ibyo by'ubwiyemezi bwanyu ebana tension n'ubwirasi n'umwe tuzamufunga mageragere nitugukubita mageragere uvuye muri Amerika tuzareba ko Biden azaza kugukura turimo dusoza ikiganiro twaye tugiranye wowe na Yaka ubundi ubusanzwe hari izindi business ugira ukorera mu Rwanda cyangwa ubuje kwitemberera bisanzwe yego murakoze ngira izindi business zijyanye na fashion kuko nize fashion design so ngira business yanjye rero yitwa Nsanzineza Fashion Shop ikorera muri City Market mu mujyi so nibyo bintu remba njemo bafite ibintu byinshi nakoresheje nkabifata nkabijyana Australia nkabicuruza nkazongera kugaruka hanga hanje no kuruhuka nabyo nkaza no kubifata uvuga ngo biva Australia bikaza hano mu Rwanda cyangwa biva mu Rwanda hano ho babikoreye muri shop yanjye ahita mbijyana hari Australia ku bakiriya banje babahaje ni made in Rwanda yego fashion ni fashion ya made in Rwanda mukora n'utwo dukapu twakoni kubona yego byose turabikora n'udukoma yego hanyuma ubwo abantu bashaba gushaka bakubona gute cyase abakunze wenda bakunze fashion yawe bashaka kuza kuguhahira bagubona gute bufite nomero mufite imbuga nkoranyambaga mukoreraho yego wazivuga ntacyo birase ni ngombwa kuvuga nimero yanjye ya Safura ni ngombwa uko ni ko ari we bazakenera okay nkoresha Instagram yanjye nitwa Honest the Queen ubwo yuvuze gutyo utukiraho yuvuze gutyo kuri Instagram ngo wari uvuze ngo witwa Honest the Queen okay wabwira nyine ukuntu babyandika abantu ubwira gutyo ni ONNES /d yo muri anglais THA akajyaho /queen bisanzwe QUA na N yeah Facebook nago nyikoresha WhatsApp yanjye nkoresha mu Rwanda ni 0784 10 36 wayisubiramo 0784 10 36 26 bagahita babona ibikorwa byawe ukabasobanurira ariko bakambwira icyo bifuza wenda nk'abata hari nk'umuntu wareba ikiganiro agahita yumva ashaka kugira ahantu ukorera bambwira nk'ahantu ukorera ukongera ukamusubiramo okay nkora City Market ukinjira hari amabanki ugakomeza imbere muri floor ya mbere ku muryango wa 45 yego bagira icyo ubwira abantu bakurikiye Shalom 250 dusoza ikintu nababwira ndabakunda cyane kandi nishimiye uyu munsi ko nahuye n'umucrush wanjye nakundaga cyane naramubona so rero tuzongeye duhura ubutaha nishimiye kubana nawe babuja nanjye ndakwishimiye cyane subscribe comment and sharing cyane bwa mbere nasoma mu diaspora nani habicyubahira gweki cyane bwa mbere nasoma mu diaspora umishemeze biteze icokisha zukuna ari guhumura Rahel gweki umushari fresh gweki mu diaspora zukuna bahumurasha Rahel from Australia